uyu mugabo koko yabaye amahoro umuntu avuye hano ambwira ngo agiye uriya mukobwa rero nakubwiye ko namubonye tugiye guhaha umuntu ari kunyitegereza uzi ko buriya naje ntaramwishyuye gusa nyine nifuzaga n'ubundi ni iki kiganiro nashaka kuganira nawe ariko nubwo kabombo umuhaye uruhushya akaba agiye gusura uwo mukobwa muri iyi minsi afite utugeso tudasobanutse ntabwo mwizeye pe ntabwo nzi ko ari buvuye gutyo afande dushaka kujya kunyara dushaka kujya kunyara aka kanya basohoye se aka kanya murongeye mukeneye kunyara turumva dushaka kubishakana no oya mube mugumye nawe amaye oya mube mugumye maze shate ngo murashaka iki mwebwe dushaka kujya kunyara akira mwana bajyana nze mbajyana aba bana sohoka sha uzongera kuvamo tubahaye umwanya gusa bazadufungura ryari wenda shasinzi gusinzira zo ntigera z'abantu basinzira uramubaje ariko usubira nawe ufite umubura turazibona nshobora sinzi uyu munsi ntazaga guhata umeze mutese sawa ndabona ibyo nabasabye ubushize mwabyubahirije yes sir ni ukuvuga ngo uno munsi iyi foreign twatumijeho twapanze hari ibikenerwa tugiye kugenderaho ariko mbere na mbere kamanze niwe kuri mugenzi wanjye ku ifoni y'ubushize wari wihe afanye nagize akabazo kari mugenzi ariko sinabibwiye abagenzi banjye ni ukuvuga ngo ikigaragara cyo akazi kari gukorwa ibyo ndimo mbabwira murabona ko iforini y'ubushize ni nababwiye ko tugomba kugira uno munsi iforini igamije kurwanya ibiyobyabwenge nasikiyo yes sir ubwo rero aka kanya tuvugana tugiye kwerekeza ahantu mu ishyamba gushakisha cyangwa se gufata ba bantu dukeka ko babicuruza ndakeka ko mwese muri tayari nasikiyo yes sir turagiye ubu tuvugana tugiye kugerayo aho ngaho mu ishyamba rya Ruganzo nitugerayo ntabwo duca inzira imwe ahubwo buri umwe wese aranyura inzira ye nkibivuga tugiye kwitegura twese ko akazi tugiye kukajyamo kandi buri wese agomba kujya mu kazi azi ikimujyanye mwabyumva neza yes sir ubwo tugiye kujya aho nababwiye rya Ruganzo muri iyo shyamba telefone twese no kuzifunga tukazisigaho kuri station ubwo twemerekanyije ko after lunch tugomba kujya mu kazi kandi iki cya kabiri mu manze mu making neza shuwa ko mabuso zariye nimusoza ndabatumizaho cyangwa mujye kuruhuka Halo? Yatubwiye muri cyari hahandi se? Mugire muhave mwana tugiye kuza dusange mwahavuye. Mugire vuba. Sawa. we komere gusakuza bimeze bite afande wabajije uriya mumama se ikibazo afite ukamwakira yahageze ryari
mubaze nta kibazo ntabwo mbizi. aba yahageze kare ukaba wamubonye ukamwirengagiza wakoze amakosa kandi kuruca cyamuzanye. tumeze neza. ni iki bagenza se hano kwa polisi? Mfite ikibazo, nabuze umugabo wanjye, yagiye mu kazi ntiyagaruka, kuva ubwo sindongera kumubona. none se hari amakuru waba ufite ko yaba ari hano? nanjye nibyo narije kubaza ngo ndebe ko yaba ari hano, ntabwo nzi ahantu ari kugeza aya masaha. uwo mugabo yitwa nde? yitwa Kwizera Sam. Kwizera Sam. kanze ndebe niba ari ufitemo hariya hanyuma ndagaruka mubwire. mumfashe rwose, amaze igihe namubona. murakoze. we hano harimo umuntu witwa Kwizera Sam? nawe? rero nta muntu duheruka gufunga witwa Kwizera Sam. ntawe urimo rwose. ndamushakira hehe hano? inama nakugira urajya gushakira ku izindi sitasiyo za polisi kuko hano nta muntu duheruka gufunga witwa Kwizera Sam. murakoze, ndagerageza. ugerageze. ngaho murabeho. urugendo rwiza. munsi ibintu hano mu rugo nabonye byazambye habuze ikira buryo ko kabagore ni ba mutima b'urugo mubure nibura umunsi umwe kuba yagiye atanambwiye ndumva ntatuje pe. sora yagiye oya dukenge so kugenda atambwiye ntabwo ari byiza, kandi ubundi yajya kugenda nkaba mbizi n'ahantu agiye tukaba tubiziranyeho. Nari nakabumbo nawe igihe yagendeye reka ntakuzi. Use we yagiye mu biki koko yabaye amahoro? cyakora se abasore numva bagiye gusura umukobwa ko ugiye muri biriya nta gahunda yo gutaha yagira vuba nyine aricyura. Ibintu biba byasamaguritse hano mu nzu. Se ntabishobora n'umugabo ukora niba ari gutya abigenza yawe ambikora atagira umugabo mugenzi wanjye uza kunsura agasanga ibintu bimeze nabi, abantu babarenganira amayi n'abandi basigaye bagenda bakanataha igihe bashakiye batanabuze. ntabwo bizavamo pe. ndafata umwanzuro. ubundi nenda navamo ndafata umwanzuro aramutse yagiye ntaba amahoro. sinjya ndi kuvunekana nabyo, ariko uwanyabona wenda akabumba we yaraje akora imirimo y'ahangana numva nashonje. ibyo mu gikoni byo sinabishobora rwose, sinabishobora pe. kuba nagize wikindi narangiza nkasanga no mu rugo nta n'umuntu n'umwe uriyo rwose. umunsi urabishye, umunsi urasharira. ariko kaze ndebe ko najya ku kabari, ndebe ko najya gufata agacupa n'abandi n'abandi wenda amasaha bakora baraba baza basange wenda nta rungu ryinshi ryanyishe. nibyo nta kundi nabigenza rwose. ahantu tugeze rero, tugeze hahandi aho haduye cyangwa se umwanzuro, ubwo tugiye kugaba amakipe. Fasta mbere nambe mumereze amatelefone yanyu. we neza phone yawe. ubwo tugiye kwa mugende tugiye kwigira. afande kajyambere nyiranga. afande gapara nyiro. afande ko tugiye kunyura. unasikia? Yes, fasta.
munsi twabonye boro ariko boss uyu munsi kabisa ntatari. Ndabona aho ari gutinda kuza kureba umuzigo kandi ndabona hanze ahangaha ibintu birakaze. Akuru uramukire ari kudutinza gereza iki ubu ngubu koko. Halo. Sawa. Kiza yawe polisi. Nibiki ma. Dore ngo mwirukeho. Nakubonye shaka gufata we. Nakubonye shaka. Kwa muto. Yes afande. Ibintu nakubwiye ntabwo naguhamagaye nkurabura mwana. Afande nabyumvishe rwose natwe ariko twahise tuhana. None se ko mukiri hano. Kuri twagiye twabyubahirije afande. Ahubwo ibindi nta kibazo tubivuganira kuri telefone. Aho genda utazongera. Afande hande yaducitse kabisa. Ariko se ntabaginga umuntu abacika gute tubari imbere yacu n'amasari. Baramumaze kwita cyane. Oya ntabwo ibyo byakagomye kubaho. bikomeye kabisa yabirukanse cyane afande Twirutse rwose nta kuntu utagize afande. baducitse Basha kucyasi bize nkora abacika. Igipolisi maje kugisuzuma mu maje kugica amazi. Umuntu yongera arasubiye kuba karanga. Murumva? yes afande Muze tunagiye ndefande. umva se wanyemerera tukavugana nta kibazo twavuga. none se witwa gutya Nitwa Kabombo. uvuye hese Sha hari umuntu twari dufitanye gahunda ahantu ariko yantengusha nasanze atari ugiye yambeshye. Mu rugo ni hariya haruguru mu gasantere ni homba. kugusura se biremewe Sha ntabwo mbizi mba kwa boss sinzi ko wamuruhuje ariko bibaye byiza nyine kudusura nta kibazo kirimo. none se basi wewe uzansura Nazo nagusura ntazi iwanyu cyangwa duhuye bwa mbere ngo uri kumva nawe tangusura koko. Uretse ko mfite na stress mu mutwe ntabwo ndumva meze neza. basi kandi urakoze Sawa urugendo rwiza. shakara agatipe ndi kubona ari keza natakayemo pe